Bongeye kubasuhuza tuba kandi tubaha ikaze. Murabona hano kuri kamera zacu twakiriye umukozi w'Imana witwa Bigirimana Laurent. Tubahaye ikaze rero tugiye kumwakira kugira ngo abasuhuze namwe abibwire, ariko si mushyashya kuri izi kamera zacu, ahubwo turagira ngo umuntu umubonye bwa mbere cyangwa se umuntu umwumvishe bwa mbere amenye uwo ari we. Tuguhaye ikaze umukozi w'Imana. Yes, mwese nanjye mbahaye ikaze. Kana munyamakuru, Yesu yaravuze ngo bazaduha ikaze mu bwami bwa Data. Ariko nanjye nguhaye ikaze ku rwego rwanjye. Urakoze cyane. So tuboneho kubwira abantu badukurikira isegonda ku isegonda, umunota ku munota, umunsi ku munsi, aho baherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda. Ni abantu bo kubahwa ndetse n'abari hakurya y'amazi magari. Kuko wari ubivuze, amazina yanjye ni Evangelist Bigirimana Laurent. Yego. Akaba ariho nafunguye iyi chaîne nayifunguye ku mazina yanjye bwite. Yes. Ntabwo ndi umusore kamemo, ndubatse ndi umusaza. Ndi umusaza, urabona ko umaze gushesha kanguhe. Turakwakiriye tuguhaye ikaze. Amen. Ikigaragara nuko mbona dufitiye amakuru ashyushye. Amakuru ameze nk'ibitonyanga by'imvura biri guturuka mu ijuru. Hari umuntu ujya ukunda kuvuga ngo noneho kubw'ikiganiro tugiye kumva, umuntu wese umaze gufungura iyi video atera agatebe. Natera agatebe akiyegereza. Atera agatebe akiyegereza, namara kukiyegereza ubundi tumuha amakuru atari bivumbi. Okay. Yes. Reka tuguhe ikaze rero, komeza n'ikiganiro. Ni ukuvuga ko amakuru dufite ni uruvange. Ariko inkuru nziza mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR, impinduka zirakomeje. Vanije. Iyo ni inkuru nziza. Ni inkuru nziza. Impinduka zirakomeje. Impinduka zirakomeje kandi nayo ni inkuru nziza. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, impinduka zirakomeje. Ni nako n'ikiganiro ubu ngubu kibwira. Njyewe nkunda kubabwira ngo ni inkuru nziza. Amen. Inkuru nziza y'ubwami. Nubwo bamwe hari abababara, abandi bakishima, ariko ngiye hose ndimo hagati. Yes. Ngiyewe bagenda zafungwa, ubugingo burakomeje. Yego. Yes. Bihagaze gute rero? Ni itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR. Waba wabimenye? Hari amakuru makeya mfiteho. Indembo zigomba kugabanyuka. Ndabyumva. Zigomba kugabanyuka. Nabimenye. Indembo zigomba kugabanyuka. Babashumba bari barigize karakanye. Bagenda mwarara mu modoka y'abakirisitu. Ubwo n'amaparuwase ni ukugabanyuka. Ubwo ni ukuvuga ko indembo zizagabanyuka na paruwase zigabanyuke. Ariko amakuru mfite atari ku ivumbi. Paruwase zari 143. Ubu ngubu ni paruwase 70. Utararengaho. Ngewe ubu hari abantu badukurikiye bari kumva wenda duseka twishimye, bakaba batese ko indembo zigabanutse. Aba bantu bo abanyamakuru bakaba bishimye. Ni ukubera iki? Ntabwo tunejejwe nuko zigabanutse, ariko iki tunejeje nuko umurimo w'Imana uzakomeza. Umurimo w'Imana uzakomeza. Ariko se ikibazo, bari abashumba bose babicaje ku gatebe kabasimbura. Wari ubona rero siporo na APR ntakenye. Njya mbibona. Hari ababanza mu kibuga, ariko hari abandi baba bitoza gutyo bategereje kugira gute yuko umusifuzi abinjiza. Hari abatipe rero bamaze iminsi bari kwitoza, babakozi b'Imana barangije kwiga muri za kaminuza zitandukanye, buzuye umwuka wera. Mfasha nibo bagiye guhabwa aya maparuwasi. Oya, ibyo ntibigutera ubwoba. None se nibo bagiye kuyobora bwa mbere? None se abayoboye bo bayoboye nabi? Ndeka nabo baze bayobore. Nabo igihe kizagera bavuge bati natwe amaboko turayamanika. Ariko bagiye kuyobora mu gihe gikomeye. Ni ukuri. Kuko imitima y'abakirisitu irakomeye nk'urutare. Ariko bakeneye n'inkunga y'Imana. Inkunga ntayo bashaka. Akareka. Cyane. Wakwanga inkunga? Cyane barayanze. Ntabwo ndabona umuntu wanga inkunga. Barayanze kuko banze umwuka wera. Na Amerika kundi. Naho umwuka wera amanukiye abantu mu mitima y'abakirisitu, usanga abapastori bashumba barwana n'umuhanuzi. Bishatse kuba ko inkunga y'umwuka wera barayanze. Yes. None nimbihereye. Ariko icyo ni ikibazo. Si ikibazo. Ni ikibazo kandi nanjye njya mbibona. Ubwo banze inkunga y'umwuka wera rero, abadayimoni bagiye kubafata.
abadayimoni bagiye gufatira abashumba ariko si ibintu bikimara abadayimoni bagiye gufatira abapasitori ababishopu abapotere utararengaho kuva na kera amakuba yabonekaga mu itorero ariko itorero ryagiragamo abantu bumva ko hajemo ikibazo bagapfukama bagasenga cyane nk'abakecuru badafite ibibazo barwana nabyo cyane nk'abasaza batagifite intambara barwana nazo zo kuvuga ngo ubuse ngo tuzabaho dute urumva abo bakagenda bagapfukama bakambaza Imana bagahamagara Imana bakayibwira bati Uwiteka ni wowe watugabije uyu murimo ngwino dutabare Imana ikururuka igatabara ariko ikibazo abasaza nta gaciro bagifite nasomye ijambo mu byanditswe byera wumvise ndi umusomyi wa Bibiliya uzi ukuntu ijambo rivuga ngo Imana yatoranyije abaswa ngo kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge iyo tugeze kuri uwo murongo rero ubu byarahindutse yego none se yahamagaye mbaze byahindutse gute Imana yatoranyije abanyabwenge kugira ngo ikoze isoni abaswa niba twandikiye muri comment abaswa ntabwo Imana izabirengagiza ntabwo izabirengagiza kandi nta muswa uzajya mu ijuru nibyo se nta muswa uzajya mu ijuru ariko ubundi umuswa ninde aho ngaho oya umuswa ni uwe umuswa nutazi gusoma no kwandika umuswa ni umunyeshuri wabaga uwa nyuma mu ishuri umuswa ni utazi gusoma no kwandika umuswa ni umuntu umeze uti uko mbyumva umuntu w'umuswa reka nifashe ijambo dusanga mu byanditswe hari ijambo rivuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge aho niho nanjye kandi kuva mu cyaha niko kujijuka umuswa ni umuntu uri mu byaha utaramurikirwa n'umucyo niko mbyumva niko ijambo ry'Imana niko ngewe mbyumva aho iyo umwuka wera amaze kumanukira umuntu ahantu ubutatu bwageze umwuka wera uwo muntu ntabwo ari umuswa ntabwo ari umuswa reka nk'urugero ku murokore njye nakoze ibitani byinshi muri iki gihugu hagiye ubona ko umuntu aza kwihana yambaye bodaboda zidasa ariko yamara kwakira umwami n'umukiza wampaye inka nyuma y'amezi 2 isuku itoto amateka yego ugasanga hari igihindutse mbese ukabona yarahindutse ubu rero niho twari turi ku ijambo rivuga ngo mu mpinduka indembo zigomba kugabanyuka paruwasi zikagabanyuka amatorero akagabanyuka ariko reka ngire inama abadukurikiye cyane cyane b'abayobozi bitondera amakorali hari ikintu kiri gututumba kimeze nk'ikirunga oya utantera ubwoba hari ikintu kiri gututumba mu makorali kiri gututumba urugero nka korali hari korali ifite abaririmbyi 160 abaterankunga batarimo bafite ibyuma sonorization biguriye bifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 200 bafite uniforme couple zigera mu 10 bagiye kubahuza n'indi korali ifite uniforme couple 3 yego n'ibyuma bitangije miliyoni 5 urumva bizavamo ntago bizavamo n'ikibazo amakuru mfite nuko korali ni koperative ni umutwe uba mu itorero ukaba wigenga yes ubwo kumva hano abayobozi bakuru bahitondere ariko impinduka zirakomeje nshuti muvandimwe impinduka zirakomeje ku rwego udashobora gutekereza ahubwo nta kintu kiraba ibintu twabonye ni igitonyanga mu nyanja Yesu w'Inazareti we ibintu twabonye ni igitonyanga mu nyanja nta mpinduka ziraba ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ngewe nifatanyije n'abakristo basanzwe kuko hari abakristo b'abayobozi hari n'abakristo basanzwe rubanda rugufi ariko iyo abakristo babonye impinduka zibaye nyinshi kuri bo abenshi baragwa warabibonye impinduka nyinshi burya nanjye ntabwo ndi muto muri iri torero ryacu rya ADEPR ariko nagiye mbona iyi impinduka zibayeho akenshi rubanda rugufi abenshi baragwa nubwo nabo hejuru bagwa ariko akenshi rubanda rugufi ruragwa ariko reka mbabwire ngo ntabwo twese tuzaba abayobozi ba ADEPR sibyo ariko wowe impinduka zizasanga ukiri umukristo mwifurije kuzakomeza ukaba umukristo ibihinda bigahita nk'uko bya bindi byahinze bigahita nicyo mbifurije uza amakuru
nyuma yuko hari umudirigente wa korali ubyariye mu rusengero ari guhimbaza. Amakuru mfite yo mu ibanga, ubu ngubu insengero zose, amakuru mfite insengero zose bagiye kubaka utuzu bashyiremo peredanse, utazafatwa n'ijambo ry'Imana, utazafatwa n'indirimbo, utazafatwa n'impuguro, nibura umubiri ukanga ukamubera umuriro, azafatwe n'agakingirizo. Nibyo se rwose. Nese ugeze ubona dirije gukora ibyarira mu rusengero? Nese kubyara ni ikibazo? Aho yabyariye maze utubyagenze gute? Yagiye gusambana. Oya, none se yarasambanye ahita abyara uwo munsi? Kubera iki yihinduye intwari? Buriya ntabwo yihinduye intwari, yaje mu materaniro nk'uko bisanzwe. Reba umuntu wagiye gusambana arasama. Inda ya amezi, ukwezi kwa mbere, amezi 2, amezi 3, amezi 4, amezi 5. Buriya y'abarundi aba yariheje. Yego? Cyangwa ni wabwiwe n'icyo yasambaniye? Ariko ubundi mwabwirwa n'iki? Amakuru mfite rero nuko yasambanye n'umuntu ukomeye. Ariko biranababaje. Yasambanye n'umuntu ukomeye wo mu rusengero. Ntabwo dushaka kuvuga amazina. Bituma akomeza ku none wawe ni ngo mushingira ikibaba kuko uyu muhanuzi ngo yashatse abahanuzi benshi bo mu rusengero. Cyangwa niyo mpamvu atacitse intege wenda ngo yumve ko bizaba ibindi bibazo, agakomeza kwiringira ayo maboko yamusambanyije kugira ngo yumva ko wenda hari icyo azamufasha mu buryo bwo kumukingira ikibazo. Ijambo nasomye rivuga ngo nzabashyenga. Yego? We yashatse abahanuzi bakajya bahanura mu rusengero ngo dirigente bamuroze urushwima. Ni byose. Ariko ubundi aba bahanuzi singaye n'abashumba bagiye ibintu babitesha agaciro. Koko nk'uwo muhanuzi uhanura icyo kintu ngo umuntu ngarwagashwima, none uwo muvuzeho wese simuciye mu ijambo, pasiteri wese yamushyize ku rutonde. Uwavuze ngo dirigente aratwite amushyira mu rusengero ngo nasaba itorero imbabazi, ni isobanuro ngo yahagaritse, ngo yasebeje umukozi w'Imana. Ariko urumva cya kintu cy'umwuka w'Imana ni uko umwuka w'Imana atakiri mu bantu, ahubwo kandi wibuke ko ijambo rivuga ngo aho umwuka ataringa abantu bahinduka ibyigenge. Nk'uwo mupasiteri, uwo muyobozi, iyo aba ari mu mwuka w'Imana ntaba yarahagaritse cyangwa se ngo abwire acaha aba bantu bahishurirwaga bino bintu, sibyo? Bishatse kuvuga iki rero? Amakuru ni menshi. Ibyo ni ibiruhu bivugwa. Hari umushumba wa ADEPR bari bagiye kumukubitira muri biro, habazeho gatoya. Arokowe n'iki? Arokowe n'Imana yonyine. Azakomeza yubahe. Genda mugiriye inama kuko nakoze ikiganiro kivuga ngo azafata ibitambo. Igitambo kiguruka, urakize? Igitambo kiguruka cy'amababa. Igitambo cy'amababa. Numvise? Akigene ku rusengero badiyakundi b'abahanga. Bacyokereza Uwiteka, umwotsi uzamuke ugere ku Mana. Ariko abakristo bubu nta mikino bafite, banamukubita. Ahubwo azakubitwa kuko nabonye nanjye nigeze kubona uwo bafungiye mu rusengero. Nigeze kumubona uwo bafungiye mu rusengero bati ntusohoka hano. Ari umupasiteri yari yarariye amafaranga y'abaririmbyi. Abajijisha ngo azakore bazakore. Ibyo yababwiye gukora ntiyaba ari byo akora. Pasiteri wa ADEPR bamufungiye mu bamufungiye. Yamazemo igihe kingana iki? Oya, ntabwo nabivuga. Reka tujye tugira n'ibanga. Tugira n'ibanga. Ariko na moto ye bari bayifunze. Moto barayifunze. Pasiteri wa ADEPR bamufungiye. Baramuga bati ntusohoka amaha. Ariko nange namwumvishe yuko hari umupasiteri wa ADEPR abakristo bafungiye mu rusengero. Buriya kuvuga ni gutaruka. Ngo kubera ngo yariye ngo amafaranga y'amakorali. Ariko cyumweru iteraniro rimaze kuba abagabo 4 bajya ku muryango basohora abakirisitu, basohora abadiyakoni, basohora abacuranzi, basohotse banga ko sohoka.
erega impamvu tuvuga ibintu wenda ntiduhite tugaragaza nuko bimeze tuba tugira ngo no muri komenti abantu bavuge abantu nabo erega twebwe tuba turi kuvuga ibyo twumvishe cyangwa ibyo twabonye ariko n'abandi bantu baba bafite ibyo bumvishe cyangwa babonye nibyo amakuru ngiye ndafite bamufungiye mu rusengero amaramo amasaha 6 amakuru ndafite hari abahemuri bamufungiye mu rusengero abaririmbyi bigaragambije bari inyuma y'urusengero bavuga ati moto natwe turayitwara ayo mafaranga natwe turayatwara yes buri kumva ko ibyo nibiriho bivugwa ariko uyu mushumba ari kuzira amakosa agira muri 6 ikosa rimwe ari kuzira rero nuko hari umukristo witanze kugura ikibanza cy'urusengero kugira ngo urusengero kwa Paruwasi ya Kabuga yego umushumba ni umushumba Paruwasi ya Kabuga ngo noneho babone aho bagurira ibikorwa noneho umukristo kibanza gifite agaciro ka miliyoni 30 noneho ni urukumva no umukristo w'umudiyakoni babizanye mu nama none umushumba banga we ntabwo rusha amafaranga itorero baba mukubise hasi umushumba cyarohinda inyuma cya kibanza aragenda yakigura bibabaza abakirisitu byababaje abakirisitu bibabaza abantu batandukanye yego umushumba wacu adukorera ngiye akenye mu kibanza akitugurana none bigiye kurangira urusengero barufunze kubera ko turutujuje ibisabwa ibyo nibiriho bivugwa n'ibintu byinshi bitandukanye wamenye amakuru se hari umushumba wa ADPR nikamwita umushumba yagiye gutanga igaburo ryera none hageze mu isantere yagiye kuri moto Kanema agura essence bamushyiriramo yakije moto igikapo hera gihetse mu mugongo harimo konyange inzoga bita konyange igikapo kirafunguka kikubita hasi n'ibitabo byikubita hasi muri quartier ariko konyange ubwo si kanyanga ni kanyanga cya gicupa cya kanyanga ubiki cya gicupa cya kanyanga none baramuhamagara ngo ati pastor we hari ibintu byawe utaye batutaye ibintu byawe kugira ngo ahagarare ukarekomeza abakarasi baturagura bibiliya baturagura indirimbo na cya gicupa cya konyange babimushyira ku rusengero harya nabo barabatenga abashumba se uzi nyine iyo bagufatanye icyaha kiremereye baragutenga uzi ukuntu yashuje batengwa nande n'umushumba mukuru cyangwa regionali buriya baratengwa ubwo so ngubona yarabacitse uzi ukuntu wa mupasiteri sima batamutenze yabwiye babakarasa ngo bibikapo ntago ari ibyanjye ati nimumbeshyere ibyo bintu murabona ngewe ibyo ntago ingenda umukozi w'Imana ntago ari ibyanjye wabyumvise ko birababaje kandi biteye n'agahinda yego iyo impamvu tuvuze ngo impinduka zirakomeje ubu ngubu abantu bazi umwuka wera hari izindi mbaraga zibinjirana mbese ntimaze iminsi uri kumva ukuntu abapasiteri bari kurwana n'abahanuzi mu rusengero ingumi ku yindi mu ngumi ku yindi njya mbyumva n'amavideo nkayabona ukayabona bishatse kuvuga iki rero impinduka zirakomeje mu buryo bugaragara no mu buryo bw'umwuka Rora turi kwerekeza ku musozo rero ni ukuvuga ngo amakuru yo urayafite ni menshi ubu abantu benshi bagiye gututuka bavuga bati ibyo biganiro byanyu muba mubikura he ariko tuba dufite aho twabikuye ni ukuri ntabwo nkuciye mu ijambo ni ukuri hari umuyobozi wa ADPR aherutse kunsohokana njyana muri hoteli arambaza gukora icyo ukuri kuri ADPR ndavuga ati nyakubahwa muyobozi ubu ugiye kubwiriza muri stade ugasohoka muri V8 inyoni ikakwanduza kuri costume abantu bose bakabibona ngiye nkazana umuswara nkaguhanagura numvishe ugahagarara kuri podium umeze neza ari nge uguhanaguye ari bari abarebeye ukoze icyaha nende yakuyemo rinete yiyambere rinete umvishe yiyambere rinete ngiye kubona munazikuyemo arazihanaguye umvishe arazihanaguye ariko ikibazo n'imaje cyari gikomeye nanjye mpise numva gikomeye noneho ndabati mushumba kuri kunyirengagiza ngiye nkubajije nsubiza aransubiza ngo ngukoze neza ngo nirire nkuyeho umwanda ndavuga ati mushumba nyakubahwa ntabwo nkuciye mu ijambo ko tugaragaza amakosa y'ibyabaye hirya no hino kugira ngo bibashe gukosoka kubera iki mushobora kudufata nk'umwanzi
twebwe ndamuga ati mu bantu bagukunda bagusengera amasaha 24 ndi numero ya mbere yego arangije ngo mujye mushyiramo inyoroshe ni muduhe ibyiza umwuka uramanukira ahantu hatandukanye ibirema bihaguruke yego natwe bitangaza amakuru meza none pastor arwanira mu rusengero tuve ngo pastor yabwirije neza none se ubwo koko abantu nabo ko baba baturenganya ubwo nimba koko umupasiteri yarwaniye mu rusengero cyangwa se bamufungiye mu rusengero nka wawo nyine wari umutungo wakoraye bakamufungira mu rusengero ubwo se dusiga amavuta tuvuge ngo yakoze neza ngereka nkubwire ntabwo nteze gusiga amavuta iyo udakoreye satani ukorera Imana ni ibintu bibiri ubundi kandi ubwo Imana yaduhagurukije kugira ngo dutangire amakuru ku gihe kuko turi mu murongo w'byanditswe neza wowe Imana iraguhagurukije korera Imana rero dutangire amakuru ku gihe atari kwivumba dutangire amakuru ku gihe atari kwivumba noneho kuko Imana yo kwiyumvamo aya makuru uzanira atangiriye kwa Mariya Magadalena niwe batanze amakuru ku mwami wacu Yesu Kristo yageze gute yazutse niyo bataza gutanga amakuru bakicecekera twari kubimenya ataka rero ubu hari agaciro tuba dufite ataka uduha amakuru tugiye ku musozo rero dushimiye abantu bose badukurikiye bari hafi na kure ese muri quartier bimeze bite ese uyu mupasi bafungiye mu rusengero kubera kurya umutungo wa korali ye amafaranga ya korali inyamasheke niko bimeze iburengerazuba mu majyepfo iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ni mu mujyi wa Kigali nibaduha amakuru y'ibyiza tubishime nibaduha amakuru y'ibitagenze neza tubinenge kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utera imbere uwakosheje yikosore wakoze ibyiza nawe akomeze no kubwira abadukurikiye rwose abo bantu bose ari abadutuka yego muri comment ari n'abadushyigikira muri comment bose mbasabira umugisha ku Mana buri wese azibarizwa ibye murakoze 5 kuri 5 turi kumwe cyawe ciao